nyine papa nyine uyu ni sheri wanjye ngira ngo najyaga mbabwira ko mfite umukunzi ariko hari ikibazo tumaze iminsi twigaho tukakiburira igisubizo mbese ntabwo tutagize noneho nza kubwira sheri rero sheri reka dutumeho ababyeyi bacu nabo badufashe kuri icyo kibazo turebe ko mwadufashe nyine ngo turebe ko tubigenza kuko rwose byaratunaniye pe mugire icyo mukora nk'ababyeyi niyo mpamvu nanjye nabazaniye n'ababyeyi babo namubwiye ntizabwire ababyeyi bawe bazaze badusure turebe ko twakiga kuri icyo kibazo ni igitekerezo cyiza nibyo nuko ari kubibabwira nyine uyu ni sheri wanjye nyine twarakundanye dupanga ikintu cyo gukora ubukwe ngo mudushyigikire tubane niyo mpamvu rero nyine nanjye munazanye ababyeyi banjye nubwo yabinsabye ngo mugire icyo mudufasha rero ni ngombwa ko dushyigikira abana bacu gusa nyakubahwa James wenda turasanga nawe urabizi yemerera manze umukore mu ntoki rwose mushimira uburyo kibateguye gira abana yego ubwo rero ndashimire igitekerezo cyiza abantu bagize ni byiza ariko nanone amasohoka tubwira imbogamizi bagizemo imbogamizi nyine byaje kuba ku kintu cy'impano ntabwo wajije umuhungu nitese murumva impano mwazana bimeze ute arambwira ngo iwabo baramubwiye ngo dutuye ahantu habi nta modoka yahagera ngo naki mbese ngo amasura azabatembana imvura nigwa ubukwe bwabaye urebye n'icyo kibazo cyabaye ko isuku yavuga ngo kanjye ndumva ari akagabo kabisa kuko kazi gushishoza ntimanjye gisimba urumva ngewe niba nzaba mfite abashyitsi bazazana amamodoka mukamutuye muri uriya manga harya hejuru kumva ntabwo imodoka ishobora kuzageraho deparasoma ishobora kuzahenda cyane imyenda myiza tuzaba twambaye se kuyijyana muri ntabwo ngo reka yenda uri kwenda kuganiraho reka tureke yenda abana nabo bajye kuba bagize uko babitekerezaho hanyuma tubiganire twirinde ko nyine bajya kure twatandukira abantu bajya kuba baganira bumvikana uko ibintu byakorwa natwe tuganira nk'ababyeyi tuzagira uruhare turabona umwanzuro tuzana mwaruke bamuganira natwe tujya tuganira nuko hanyuma twegera abashyitsi maze rero igisiga aha mu rugo ni iwacu ni iwanjye na Margarita umukobwa wacu yitwa Nzamukoshima muri rusange nanze ko tuvuga kenshi kuko numvaga ntagiye kuvuga ko yenda ibigendanye n'impano bwashize bohereza igikorwa cy'ifatarembo kuko twumvikanye ibintu nta numva mushaka kubihindura rero numvaga rwose mwatubwira impungenge mwagizemo niba se nyuma yo kumva ko wenda Nzamukosha mwumvishe rwose hari mushaka kubihindura kuko ndumva aho abagabo bahuriye basezeraniye niho bahurira rero rwose numva hambwira nk'umugabo twumvikanye ugatuma intumwa ikaza tukaganira tukagira ibyo twemeranyaho numva yenda tugaragariza se amagambo iyo ntumwe yavuze nayo wamutumye cyangwa kumva bidahuye n'ibingibi numva twahitanye gusigana umwanya mu bantu murakoze cyane yakwaje munsi nk'uko bisanzwe tuganira kugira ngo kuba abana barakundanye ubwabo nta kibazo kirimo kuba rwose umuhungu wanjye yakunda umukobwa wawe isuke nta kibazo ibintu ni fresh ahubwo ikibazo twaje kugira jye na madamu ni uko mwaduciye inkwano nyinshi kandi umukobwa wanyu nta mashuri afite urumva kunshi 600
umukobwa nta mashuri afite nta purisi noneho mukamutuye no mu manegeka urumva ayo mafaranga rwose ndumva mwagabanya hanyuma tukumvikana umusore wanjye akaza gusa umukobwa nta kibazo. Ndumva yenda sina gakeya n'amaguru afite uko abyumva urugo ntabwo ari urwanjye jyenyine tubanamo, ariko ntabwo niyumvisha ukuntu urukundo haje kuzamo amashuri mbere yo kwenda umusore wawe agira igitekerezo cyo kumva ko yakundana n'umukobwa wanjye bo ubwabo bafite uko babyumvikanye bafite uko babyemeranije. Kandi nkeka ko natwe mu rwego rwo kugira ngo tubace impano twagendanye n'igihe tugezemo, kugira ngo ubu murabizi ko ibiciro biri hejuru. Icupa ryaguraga mu gihe cyacu turigura 120 rya byeri, none ubu icupa ni 502. Ijerekani y'ikigage ryari amafaranga 400 tukajya kurangura ugasanga ibintu biroroshye, ariko ubu aho ibintu bigeze rero nkeka ko ugendanye n'uko twabasabye n'impano hagendeye ku biciro bihagaze, kandi twifuza kuzashyigikira abana tukabyara abana bakagenda neza tubigizemo uruhare. Yego. Okay. Nanjye ntabwo naje njyenyine nk'uko mwabibonye kumwe na madamu wanjye, ariko ubu madamu wanjye aranyumvira cyane ko iyo yumva turi mu murongo muzima, igitekerezo cye nacyo ndacyubaha cyane. Leta yarabikemuye. Ntabwo abagabo tugiharira ijambo, ariko nawe ataza kundeha nabi wowe urabyumva uteye urubavu rwanjye. Njye icyo mbivugaho namwe murabizi ko ahantu mutuye ari hafi mu manegeka, iyo kure imodoka yacu nako zacu ntabwo zagerayo, ndetse naho tuzazisiga ku muhanda tumanutse muri ya manegeka mutuyemo nta mutekano waho twizeye. Areka kuba dutuye mu manegeka ntabwo bikwiyeho, ntabwo bishyizeho ko ariho dusaguna, sibyo? Muri iyi minsi tutabibukije sinumvishe uvugana na Karori ko agiye kutuguranira. Erega nabyo yenda gahunda yo kwimuka irahari, ariko si impamvu, njye numva atari impamvu yo gutuma habaho kugabanya impano. Nta nubwo byakabaye biza mu buryo bugabanya impano. Birashoboka cyane. Ntabwo twajya gushaka umukobwa wanjye kuri mu manegeka keretse nitubahamagana tukagabanya impano tukabahamagana. Uko sigira birashoboka. Oya mugeze aho kuko umukobwa wanjye magana abiri nkaha inkoko none se keretse nimuva muri ariya manegeka mukajya ku mudugudu mukazamuka, ariko mwibuka ko inkwano turi kubaca si ikiguzi ahubwo nashimwe ry'ababyeyi. Ntabwo ari ikiguzi pe ngo murebe ngo turi kugura ibi n'ibi n'ibi. James akumva reka mubwize ukuri, mu by'ukuri aba badamu bo bari mu murongo mwiza. Hari icyo madamu wanjye yarakomojeho, ibintu ni bibiri. Muramutse mutwemereye ariya manegeka mukavayo, tukazabona umutekano w'imodoka zacu aho tuzaba twazisize, ikindi kandi n'imodoka zishoboye kugera hari iwawe urumva byagorana. Ahubwo dore ikintu kizima, mwagerageza uburyo twara ko leta yabyoroheje, mukareba uburyo kimushaka kuva muri ariya manegeka, yego, hanyuma wenda mugatura harya hasi, buriya nta muntu abaguranira ko ubundi ibindi byo byahita byoroha na déplacement yakoroha, hanyuma tukareba uburyo kigita tubihuza tutiri tujya mu bintu byinshi. Mbese isi kugira ngo mubaze, ndakumva rwose. Kubaka ni ibintu bisaba byinshi. Yego, bisaba amafaranga. Mwamwiteguye ko impano nabaciye ari izo gukoresha nubaka cyangwa izo gukoresha mu bukwe bw'abana? Ese ahubwo mwaba mwiteguye ko umusore wanyu n'ibyo yemeranyije n'umukobwa wanjye igihe twafata kugira ngo tuze twagije kwimuka no kubaka, turi kubakiye umwana, mwubakiye umusore, dukeneye gushyigikira umukobwa kugira ngo nabo bajye gushinga urwabo rugo. Ibyo bintu bishinga ibintu
nitwifatanya ntibishobora kuduteza ikibazo. Ubitekerezeho rwose. Asihanganye. ubundi ikifuzo cyo aracyumva, ariko nanone ubundi gikomeje gutsimbarara mu manegeka kandi na leta yo ubwayo ibirwanya mu kubera ntabwo nkeneye kuguma mu manegeka kuko nanjye iterambere ndarishaka, ndabizi ko habogamye. yego ko hariya buriya ntuye nakuze mpasanga ni ku ivuko, buriya ni ku ivuko kwa sogokuruza, buriya niho igisekuru cyacu kiri. ndaharuzi. Hari ahantu rero buriya munsi y'urugo hari ubona haba harimo ubukungu bwinshi, yego upfa kuzibukira ngo umuntu agusiga nabyo biba ari intambara. yego ariko hejuru y'iterambere turi kuganamo natwe dupanga kwimuka kugira ngo tugire n'inyubako igezweho. yego ariko icyo numva twagombye kuba rwose dushyira imbere ni ubukwe bw'abana. ubukwe bw'abana rwose Nacyo cyaduhurije. nicyo cyaduhurije, nicyo kiganiro mva nyamukuru cyadufasha kugira ngo abana bacu tubashyigikire, nabo bagire urugo rukomeye, urugo ruzima, kandi abantu ku musozi, abantu duturanye bazabone kuko abana twabashyigikiye. yego rero njye numva ibi bintu twazagira undi mwanya wo kubiganiraho, tukabanza tukumva ibitekerezo by'abana, cyane ko twanabaheje twabatumira tukamenya ngo ikibazo kimeze gute, ese bo bapanga ubukwe gihe ki, kugira ngo tunabihuze kuba twaba twarangije kwimuka, hanyuma izo mpungenge mwari mufite zigashira. akiri umunwa w'umugabo ako kantu kose Erega mu Masaka icyo bazavamo gitekerezo nicyo twashakaga kare kose tukava mu manegeka rwose. icyo ni cyo James ntabwo narenze ko afite ubwenge nk'ubwawe. oya rwose nanjye ako kantu kampaza ahantu. yego rwose naho twe nta kibazo. usanzwe se ariko ibyo bisabwa yenda twe twabaciye bigendanye n'inkwano turimo arateguye. urumva James, turamutse dushingiye abana bacu wenda bakatura hato aho mudatuye wenda hejuru, wenda ni urugero, ariko twaba twabanje kugera iwanyu. Ibaze tuhavuye tukumva ngo amasuri yabatembana, oya niyo si ikibazo se? niyo bashyingirwa bakagenda natwe turi kubyitegura, twazamuka tugasanga hejuru. ariko icyiza ni uko twakora ubukwe icyo amanegeka cyavuyeho. Erega byose Amakuru ariko n'ubushobozi. amakuru yenda mfite ni uko ni leta y'ubumwe bari babidusabye abayobozi bacu ko twakwimuka ndetse bakanadushyigikira. hari ubuyobozi dufite bari gupanga kujya bubakira inzu abantu bavuye mu manegeka, ibyo nabyo rwose bari babitwemereye. yego ariko numva ibyo ntabwo byakoraho gahunda y'ubukwe. ubwo nyine igisubizo numva gifite abana, nibo batubwira bati yenda mudukwemereye igihe iki n'iki. cyane hari ukuntu abana ubu basigaye bapanga ibintu bakabyihutisha. numvaga natubwira umukobwa wacu ko bumvaga ubukwe rwose bwabera igicumbi. bari bavuze ngo ni hariya ni muri Fiat, njye numva Fiat hari umuturage witwa Fiat, ibyo bavuze Fiat baje ariko bambwira ko ngo ni ahantu ibyumba abantu bakorera ubukwe, usanga ahantu ibintu biragenda neza. aha ubwo rero turimo rwose mu myiteguro, turimo turitegura nta kibazo. ndumva uri mu murongo mwiza James, ariko rwose nk'umuntu twabanye ziriya nk'ebyiri waciye bigendanye n'igihe ndimo cyanagana no mu zabukuru, ziriya nk'ebyiri rwose ntabwo nazibona. ntabwo nk'umuntu inshuti yanjye numva ko sinari kuzakujyana mu rwuri nkakwereka hari inka mfite rwose nziza, ugahitamo inka imwe, hanyuma nanjye rwose umukobwa ukamuha umuhungu wanjye, ibintu bigakunda. sinzi icyo waba ubitekereza. gisi abantu iyo bashyingiranye burya ni ubumwe, ni umubano. mwumve ko rwose kandi inkwano ntabwo ari ikiguzi, mwumve ko twakoze ibintu mu rwego rwo kubaka akazabo. mwumve rwose ko ibyo twemeranyije buriya aho abagabo basezeraniye niho bahurira, kandi buriya ngo umugabo rwose nyamugabo n'umugabo utajya uva ku ijambo, kandi icyo yemeranyije n'undi rwose akagishyira mu bikorwa. numva rero nyuma y'ibyo ntimwumve ko intego yo kugira ngo tubasabure inka zanyu, kuko twebwe dufite umuco wacu tujya dutanga n'indongoranyo.
ubwo rero mwumve rwose ko ibintu bizagenda neza. yego mbese mutwitege kandi ubwo ni ubuvandimwe ni inshuti ni ubumwe twunze. Nyuma y'ubukwe rwose ibintu tuzabiganira kandi bizagenda neza. icyo nicyo nashakaga intego ibe ko tugomba gushyigikira abana uve ko nabo babaye rwose bashinga urugo kandi urugo rwabo rukomeye. yego yeka neza rero ubwo bigendanye na gahunda mfite ndumva mu kwezi kwa kabiri kuri 25 mwatwitegura. Mwatwitegura nubwo hari akanya kuzya ugera hano Gicumbi, hari akanya bisaba gutegura, ariko icyo mbizeje cyo sibyo madame. Yaba yabyemereye mpamvu bayacecetse. Muri rwose nawe impungenge zindi zishire ubuyobozi bwiza bose gahunda mu bikorwa by'iterambere ubuyobozi bwacu burakataje imbere. yego rwose ku muganda rusange aho hirya mwageze mubona ko imihanda iraharuye imeze neza. Muri rwose natwe imyiteguro turayikomeza. ariko Gicumbi noneho yanyemeje nasanze ari umwihariko vrema umuhanda urasukuye abantu ni urujya n'uruza rwose byagiye mpura n'abanyeshuri bambaye iniforume bajya ku masomo. yego iterambere ryageze Gicumbi niba ishuri rizajya rigenda ahubwo se wanye hirya ngiyo imeze biti twavuze byinshi tujya mu by'abana turabiza imvura iragwa dukunda guhinga igihingwa bita icyayi ariko nabonye rero ahangaha icyayi mu gihinga ikawa ntuzahanyarukire hirya mukubitemo agakawa ko n'urutoki rwawe rumeze neza urutoki uzabona bengeye urwabo. yego oya ntacyo mwabona ntacyo mwatubona zabishira urwagwa njya ndukunda cyane. yego wasanze twakakize mu rwina ariko katinze kugira kaza kugafubanganya ariko ibihe by'imvura ntabwo bihita bikunda. rero nkeka neza ko igihe kirimo kiragenda ndabona umunsi uciye ikibu. Ikiza ni uko twasezera tugasubira imuhira hanyuma na Cyusa uriya ahantu aba ari naho umutima uri mukirigita nkagenda nkamubwira inkuru nziza ko ibintu byatunganye. Nagenda tuze rwose. ntacyo reka tubigize imbere rwose kandi bimeze neza rwose naho tuzasubira nta kibazo. twagiye musi rwose nawe mwumve ko ibintu rwose kandi tubashimire rwose igikorwa n'igitekerezo cyiza mwagize muze tuganire kuri iki kibazo. sawa rwose kangarukira yego munyaruke mugire amahoro. Reka turebe ko twagira uko tubigenza.